bambwiye. Ariko ubuse ninde dufite wabwira abantu mucuruzanya ko Yesu agira neza kandi nawe uri manyanga bakuza? Mbese ugira ngo abantu mucuruzanya bagiriye inyota yo kuzamuka mu giti ku bwa Yesu, ari nde wamubabwiye se? None se ugira ngo bamwe mukorana muri office muri biro bakuza ubeshya, bakuzi nkuko bakuzi ko bakubona ubyina mu rusenge bavuga ati kubyina barabizi? Ninde twabona wajya kubwira Zakayo akamubwira Yesu kugeza ku rwego Zakayo avuga ngo ndakora iki ngo nanjye mubone? Ninde twabona? Zakayo arasezeranya agasohoza, akaba ari cyo arusha abantu, aravuga bikaba, yategeka. Haleluya, Mana ishimwe. Reka twakire umushumba kandi adufashe kwiyegereza abandi bashyitsi nabo baje kwifatanya natwe muri iki giterane. Karibu mushumba. Mwami Yesu nashimwe. Hari mu vugabutumwa waturutse muri Karembo, umubyeyi sinzi, namenye ko yaba ari muri literaniro ariko yanatambuka cyangwa agahaguruka akaturamutsa mu izina rya Yesu. Arahari? Naturamutse mu izina rya Yesu. Protokole yamufasha gatambuka. N'umwarimu muri Karembo na mwarimu Anastaze nawe yabaramutsa mu izina rya Yesu. Ayoboye itorero rya Gashyekero. Ndagira ngo rero dushimire Imana kubwo ikomeje kutunezeza no kutuba hafi no kuduha ibikwiriye, kuturemera ubuhamya bushya. Turi mu giterane cy'ibihamya. Ndagira ngo mu byishimo byinshi niyegereze umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR mu Rwanda, Senior Pastor Isayi. Ndayizeye, ndumva yatambuka akegera hafi akabaramutsa. Muri iki giterane twifuje ko yaba mu bantu batugaburira ijambo ry'Imana hanyuma atugenera uyu munsi. Ndagira ngo rero abaramutse, namara kubaramutsa natwe tumwakire mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Nari nkumbuye hano mu Gatenga, nari nkumbuye bene data wo mu Nyakabanda rohe, nari mbakumbuye. Nari nkumbuye Jado, nari nkumbuye abakristo, nari nkumbuye abashumba batandukanye nabonye. Ndanezerewe. Yesu aduhana umugisha. Ndabasuje mu izina rya Yesu, mwakire umugisha w'Imana. Murakoze cyane. Muhaguruke tumwakire mu byishimo byinshi, hanyuma turaza gukomeza tugaburira ijambo ry'Imana. 1 2 3. Murakaza neza mushumba wacu. Imana iguha umugisha hamwe natwe. Turakwishimiye kandi turagukunda. Amen. Imana iguha umugisha. Reka umuyobozi wa gahunda akomeze. Amen. Reka duhaguruke twese. Abadiyakoni bashyireho ibiturisho, tugiye kwinjira mu mwanya wo gutura amaturo n'icyacumi. Reka duhaguruke twese. Umuntu udafite ikimubangamiye ahaguruke, hanyuma worship team banyegera ahangaha mugiye kudufasha mu mwanya wo kuramya na korali inyota ya Rufajiri. Mwigire hino ahangaha na worship team mubanguke tugiye kwinjira mu mwanya wo kuramya, hanyuma rero tugiye kwinjira mu mwanya wo gutanga amaturo n'icyacumi. Twese duhagaze dufatanyije n'aba bene data mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Ni byiza ko uwo mwanya nawo dukomeza kuwubamo. Mbibutse iki ngiki ko duteranye twese, buri muntu akagendererwa ku giti cye. Reka nongere mbibasubiriremo. Duteranye twese ahangaha, buri muntu akagendererwa ku giti cye. Uko ushaka Imana niko iri bukwiyereke. Yesu aduhana umugisha. Worship team nibatuyobore muri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza na korali inyota ya Rufajiri. Amen. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo rye rirarema. Ijambo
ntabwo ari umuntu wibeshye ivuze irabikora rurema n'ibyozi ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana rirarema ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana rirarema ntabwo ari umuntu wibeshye ivuze irabikora rurema n'ibyozi ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana rirarema yasizwe hejuru iteka Imana iri gakwera kwayo rurema n'ibyozi ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana rirarema ntabwo ari umuntu wibeshye ivuze irabikora rurema n'ibyozi ntabwo ari umuntu wibeshye ivuze irabikora rurema n'ibyozi ntabwo ari umuntu wibeshye ivuze irabikora rurema n'ibyozi ijambo ry'Imana rirarema ntabwo ari umuntu wibeshye ivuze irabikora rurema n'ibyozi ijambo rye rirarema ntabwo ari umuntu wibeshye ivuze irabikora rurema n'ibyozi ntabwo ari umuntu wibeshye ivuze irabikora rurema n'ibyozi haleluya amen. Worship team, Imana ibahe umugisha. Reka twiyegereze umushumba Samusoni azane n'umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR amusengera Imana asabira umugisha abamaze gutanga amaturo kandi aninginga Imana kugira ngo muri uyu mwanya w'ijambo ryayo imitima yacu ihugukira iby'ijuru. Haleluya. Ubu tugiye kumva Imana iganira natwe mu ijambo ryayo. Ndakwinginze ngo ntubingumba y'amatwi, Yesu aduhana umugisha. Reka twubahe Imana duhaguruke twese. Ishobora byose data wa twese uri mwiza, turagushimira umunsi mwiza waduhayemwo amateraniro meza y'umugisha, kandi turagushimira kuri aha hantu. Tunejejwe n'ibyo tureba, tunejejwe n'ibyo twumva. Nibutse ko ari ko umugabekazi yavuze ageze kwa Salomo, aravuga ngo hahirwa abagaragu bawe baba imbere yawe. Turahiriwe kuko tuba imbere yawe tukumva uvugana natwe. Turagushimira ijwi ryawe ryiza rinezeza imitima, riruhura abarushye. Turagushimira amaturo y'umugisha amaze gutangwa, abatanze bose ubaha umugisha, umugisha wawe utagabanyije. Ni amaturo avuye mu bihamya ibyo bakorewe nawe, baragarutse imbere yawe bagutura, nawe ayo maturo yemereye. Umugaragu wawe uhagurukanye ibyanditswe byera, umwuka wera muzeho cyane, kandi imitima yacu itungwe n'iri jambo, ikizwe n'iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Amen.
nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe kubwo kubana namwe muri uyu mugoroba, kandi tubashimire igitaramo cyiza mwateguye mu gutangira ukwezi kwa 12. Turabizi ko kwezi kwa 12 tukugiramo ibiterane byinshi byo gushima Imana, ariko ntekereza ko iki mwakoze kiri mu biterane bitangiriye ibindi. Yesu baha umugisha. Rero ndabaye intashyo uyu munsi masaha yabanje nabaye mu rurembo rwa Gicumbi muri paruwase ya Shyorongi, kandi umunsi w'ejo twari turi mu rurembo rwa Nyabisindu, twari dufite yo umuhango wo gusengera abashumba, umushumba w'ururembo n'abashumba b'amaparuwase. No mu cyumweru cyabanje twasuye ururembo rwa Gihundwe. Rero baduhaye intashyo, ni muzakire mu izina rya Yesu. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko mu bice 5. Iki gice gitangira kivuga Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu ngo bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadereni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohosheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu, mwana w'Imana isumba byose? Nkurahirije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi 2. Abungeri bazo barahunga, babibwira abo mu mudugudu, nabo ngo baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga warutewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi, bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akigira mu bwato, wa muntu warutewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati, witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Amen, haleluya. Mu bintu byankoze ku mutima, nkumva nubwo nari nzi ko kino cyumweru kirimo ibintu byinshi cyane, nkumva nzagerageza nshaka uko nshoboye mbe muri iki giterane. Ni intego mwagihaye yitwa ibihamya. Naravuze ngo hari abantu baba bumva bagize ishyaka muri uyu mwaka ryo kujya guhamya Yesu, k'abantu basigaye bafite byinshi bahamya. Hari abantu baba bumva bakozwe ku mutima no gushaka icyo bakora ngo Yesu amenyekane, ngo Yesu avugwe, Yesu ashyirwe hejuru y'ibindi bintu byose, kubera ko
ibintu byose ibihamya birahari. Yesu ibyo yakoze arabizi, kandi byose yabikoze ashaka ko abantu bajya iwabo bakajya kuvuga ibyo Yesu yakoze kugira ngo Yesu amenyekane. Ndibaza ngo ko mbona guhamya Yesu bitakira igikorwa nyamukuru cy'abantu bamuzi bamuvuga. Hari abantu baba bahishuriwe ko Yesu ashaka ko tumuhamya. Ko mbona umuntu asigaye agira ibirori agize umugisha ari ubwa mbere ateranyije abantu 1000, ugasanga bya birori nta Yesu birimo. Hari abantu baba bakozwe ku mutima no kubona imbaraga Yesu yashoye mu buzima bwabo, uwo batagitanga imbaraga ngo bamenyekanishe Yesu. Numva nkunza abo bantu, ndavuga ati nzaza kubabwira ngo ariko ibyo muvuga murabizi, mugashaka kubikora cyangwa nyine no kwitaramira gusa. Mugashaka kubikora cyangwa no kwitaramira gusa. Ko abantu batewe isoni nuko abantu babita ko ari aba Yesu, kandi ibintu byose Yesu yakoze yarabigambiriye. Yumvaga ikintu akoze n'igisakuza abantu bazamenya ko Yesu yaje. Yesu ashimwe cyane. Ibintu Yesu yagukoreye yarazi ko nibisakuza abantu bazamenya ko Yesu yaje kandi kare wabikoze. Yarabizi. Uyu mugoroba rero mu mwanya muto icyo tuza gusengera ni icyo kongera gusaba imbaraga zo kugira ngo itorero abantu b'Imana mu bintu bagiye gukora bahaguruke bahamye Yesu, ku buryo nujya mu byo ukora byose, niba ucuruza, niba uhinga, niba ufite akazi, niba ugura imyenda, niba uririmba, ibyo ukora byose uvuge ngo ni ikindi bukore ngo abantu baze kubonamo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu Yesu agiye gusubira mu ijuru mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere asezera ku bigishwa be, kuko yari yabasigiye umurimo, kandi umurimo yabasigiye wari uwo guhamya ibyo Yesu yakoze, wari uwo guhamya ibyo Yesu akora. Ariko abona mu gihe babanye hari icyagiye kibatera kuba mu buzima bw'ubwoba budahamya Yesu, ni ukubura umwuka wera. Arabwira ati rero muwe muretse kujya kumpamya nure ntabwo muza kubishobora, kuko yarazi ko mu minsi mike ishize Petero yari yamwihakanye, agera nubwo avuga ati rwose uyu muntu ntimugire ngo hari naho muzi. Abantu bamubwira ati ariko imvugo yawe ko twumva imeze nk'iy'abantu babana na Yesu. Atikada, hari abantu bagerageza uko bashoboye kose bageze mu bihe runaka ngo babwire abantu ko n'ibya Yesu batabizi, kugeza nubwo umuntu yavuga ngo ahubwo nimushaka mumpe n'inzoga nyimwe mumenye ko ntegeze nkizwe. Ni nk'icyo Petero yakoze, atangira kubwira abantu ateko nk'ubu muranshaka iki, mwe munyita ko nzi Yesu, mwe mushaka kunyita ko nzi Yesu, muranshaka iki? Ibyo muvuga sinabizi, nta nubwo namwumvise. Yesu rero mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Haleluya. Mbega maze iminsi nibaza ari icyo abantu babuze gituma ujya mu buzima bwabo, ujya mu bikorwa byabo. Umwami Yesu yakugiriye neza, ari ubwa mbere mu buzima bwawe wateranyije abantu 500, ba bantu 500 aho kugira ngo ushake icyatuma Yesu asakuza ngo amenyekane, aho gukumva hasakuje ibindi, ukumva hasakuje ibindi. Ndavuga ngo rero muri cyo giterane turaza gusenga ngo izi mbaraga z'umwuka wera zimanuke. Haleluya. Igice twasomye muri iki gice hari umuntu wari ugowe cyane, ngo yararwaye, ngafatwa n'abadayimoni batari umudayimoni umwe, ngo n'abadayimoni benshi, ni itsinda ry'abadayimoni. Ngo abantu bakoresha uko bashoboye kose ngo bashake ibyafashe uyu muntu, ngo ariko biranga, bigera ubwo ngo yibera ku irimbi, ngo baramuzirika biranga, ngo kugeza ubwo nubwo bamuzirikishaga ngo iminyururu ngo yarayicagaguraga, ngo asigara ba mu buzima ngo bwikebesha amabuye, ngo amanywa nijoro buri munsi, ngo yahoraga asakuza ataka ababaye cyane. Uyu muntu yaragowe rwose,
kandi uyu muntu yari ameze nk'uko nawe wari umeze Yesu atarakugenderera. Uyu muntu yari agowe rwose, abantu barakuye y'amaso babona nta kindi babikoraho. Yarahisemo kwibera mu irimbi ngo ariko umunsi umwe amenya amakuru y'uko Yesu yaje. Ndatangariza abantu bagowe bari muri rino teraniro, ndabatangariza ko Yesu ahari. Haleluya. Ibyakugora byose abantu batashobora, ndagutangariza ko Yesu ahari kandi abishoboye. Iki gice cya gatanu ni igice cy'urugendo rw'ibitangaza bya Yesu, kuko iyo uvuye kuri iyi nkuru umubona ari mu rugendo Yesu agenda, ngaza asanganirwa ngo n'umutware, ngo wari usize ngo akana ke gatoya, akana ke. Uyu ni mu bice 5 bya Mariko. Umwana wa Yayiro ngo nawe yararembye, ngo uyu Yayiro ngamenya amakuru ya Yesu, ngo yikubita imbere y'ibirenge bye aramwinginga ati agakobwa kanjye. Iyo bwa umuntu w'umupapa avuze ngo agakobwa kanjye, sibyo? Yavuze ngo agakobwa kanjye karenda gupfa, bitandukanye no kuvuga ngo umukobwa wanjye. Yabwiye Yesu iyo uyu mutware aje akamupfukamira ngo akamwikubita akamupfukamira atitaye ko ari umutware, akavuga ngo agakobwa kanjye karenda gupfa, ariko namenye ko wagakiza. Yesu ashimwe cyane. Iki gice ni nacyo ubonamo undi mugore ngo wari umaze imyaka arwaye indwara yo kuva, ngo yarakoze ibishoboka byose ngo ashakishe ngo icyatuma akira, ngo ibye ngo yarabimariye mu baganga ngo nta hatagiye, ngo byaranze, ngeko ngo nawe yumva inkuru ya Yesu ko Yesu yaje. Uyu mugoroba turavuga icyo abantu babona turamutse duhamije Yesu, icyo abantu babona turamutse duhamije Yesu, turamutse dusohotse mu bindi bintu abantu bahugiyemo tukajya kubwira abantu ko hari Yesu ukiza, hari ibyo abantu bo ku musozi w'iwanyu babona. Ngo uyu mugore nawe rero amenya ko nubwo yatanze byose ntagire icyo abona, ariko amenya ko hari Yesu. Nawe araza mu itsinda ry'abantu benshi, niwe wabyiganye amukoraho, ngo amukozeho ngo amaraso arakama. Yesu ashimwe cyane. Wa mugabo rero tugarutse inyuma ngo amenye ko Yesu yaje, nubwo ngo yari mumva, nubwo yazirikishwaga iminyururu, nubwo nta muntu waba ugifite ibyiringiro ko hari icyaba uyu muntu agakira, uyu muntu ngabonye Yesu ngakiri kure, ngarirukanka aramupfukamira. Yesu ashimwe. Kwegerana na Yesu kwe icyo byakoze, abadayimoni igihe cyose babona twegerana na Yesu ubwabo babura umutekano bagahunga. Niyo mpamvu ijambo mwahisemo ari ryiza rivuga ngo kwegera Imana nibyo byiza kuri twebwe. Haleluya. Bega kwegera Imana nibyo byagukiza intege nke, nibyo byagukiza ibyago, byagukiza ibyaha, byagukiza ubwoba, byagukiza abadayimoni, kuko uko wegera Yesu imbaraga za Yesu ubwe zivuganira n'abadayimoni. Yesu ashimwe cyane. Noneho ngo begereye Yesu, baba dayimoni batangira kuvuga, babwira Yesu ngo ntutwice. Babwira Yesu ngo ntutwice. Yesu ntacyo aravuga, ariko kuko nyirabo yabegereje aho Yesu ari, ariko abo badayimoni bawe basi wabegereje aho Yesu ari. Kuko nyirabo icyo yakoze, yavuze ngo abantu bagerageje kubankuramo biranga, nanjye ntabwo nabacikira, ariko hari Yesu wenyine uwagira icyo akora abadayimoni bakagenda. Ngo nyirawe araza ngapfukamira Yesu, agipfukamira Yesu baba dayimoni babona uwo bageze imbere atandukanye n'ababoshye umuntu. Yesu tumuhe icyubahiro. Yesu tumuhe icyubahiro. Haleluya. Yesu tumuhe icyubahiro. Noneho ngo batangira gutaka ngo nturwice. Ngo kubera iki? Ngo bari batangiye kumva Yesu avuga ngo dayimoni muvemo.
baba dayimoni bamuvamo bajya mu ngurube zari ziri hafi aho. Iki gice nakibonyemo amagambo yantangaje. Isomye Matayo 8 nibwo ubona ngo bahabungeri bazangurube babona ibintu bibaye, babona wa muntu wari warishwe n'abadayimoni yakize, ariko babona n'ingurube zabo zabigendeyemo. Barangije ngo bajya mu mudugudu, babwiye abanyamudugudu ibyabaye, ngo bamubwira ngo ibya wa muntu wabo wakiza abadayimoni, ariko bamubwira n'ibyabaye ku ngurube. Ngo abantu bo mu mudugudu baraza ngo bajya gushaka Yesu, bamubonye ngo baramwinginga ngo nave mu gihugu cyabo. Mbega niho hantu nabonye abantu bakoze inama yo kwirukana Yesu. Uzi impamvu bamwirukanye? Si uko umuntu atakize, nuko byakoze ku ngurube zabo. Umuntu yakize, haleluya, haleluya, mureke niba ngombwa ingurube z'abantu zigende, ariko abantu bakire. Yesu ashimwe cyane. Niba ngombwa ingurube zawe zigende, ariko ukire. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu abantu bashaka kugumana, bashaka gutunga mu buzima bwabo, ariko icyavanye Yesu mu ijuru ni ukugira ngo abantu bakire, babone ubugingo bwinshi. Na niyo mpamvu ikintu gihangayikishije Yesu ni ubugingo bwawe kurenza ibindi bintu byose bikuzengurutse. Nibiba ngombwa bigende, ariko ubone ubugingo. Yesu ashimwe. Noneho ngo Yesu agiye rero mu bwato, wa muntu wamaze gukira ngakicira mu bwato, wa muntu waruteye n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane. Ariko Yesu ntiyamukundira, ahubwo ngamubwira gute? Witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose, nuko ikubabariye. Ngaragenda ngatangira kubigenza gute? Atangira kwamamaza. Ijambo kwamamaza rero ntabwo ari ugushima mu mutima, sibyo? Kwamamaza ntabwo ari ugushima mu mutima, sibyo? Hari ubona itorero abantu barahisemo ku cyumweru, hari n'igihe hagera ese nta ushima, akavuga ati nubwo nta ushima turabizi ko ari ibyo yakoze, ubwo mu bishimo mu mutima atangira kugira gute? Atangira kwamamaza. Icyampa uyu mugoroba umuntu wese uraha uzirikana icyo Yesu yakoze mu buzima bwe, usohoke ahangaha ufite umugambi wo kujya kwamamaza, wo kujya kubwira abantu kugira neza kwa Yesu, wo kujya kubabwira iby'Imana ikora, ibyo Yesu yakoze, ko akiza indwara, kagira neza, kababarira, kabeshaho. Hari igihe usanga abantu bageze mu rugo rwawe, aho kubabwira Yesu ukababwira abandi bantu ntibakiza. Yesu ni ukiza. Hari igihe abantu baza muri salo yawe ugasanga aho kubabwira Yesu uri kubabwira mukaso, mukarunaka, chef wawe mu kazi, uri kubabwira umuntu. Oya, abandi bantu ntabwo bakiza. Yesu ni ukiza. Niwe wenyine atangira kwamamaza, atangira kuvuga ibya Yesu wamukijije abadayimoni ingabo bari bamuzuye, barananiwe n'abandi bantu. Arababwira ngo hari Yesu. Iyi nkuru hari Yesu rero uko yamamazwa, uko ivugwa, bitangira kugera ku bandi bantu. Iyo bigeze ku bandi bantu birabakiza. Ndashaka kuza gusoreza ku yindi nkuru kugira ngo mbabwire icyo byamara turamutse dufashe icyemezo cyo kwamamaza Yesu. Bice 19 by'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka harimo inkuru y'umugabo witwa Zakayo. Zakayo umurongo wa 2 uvuga ko ngo uyu muntu witwaga Zakayo ngo yari ameze gute? Yari umukoresha w'ikoro umeze gute? Mukuru. Ngo kandi yari iki?
buri ijambo ryose ryanditse muri Bibiliya rifite agaciro. Iyo bavuze ko ari umukoresha w'ikoro mukuru, burya yari mukuru, yari siniya. Kandi bavuze ko yari umutunzi, ntabwo ari uduceri. Iyo Bibiliya yanditse ijambo ryose Bibiliya yanditse, burya ni ryo. Noneho rero ngo uyu muntu ngashaka kureba Yesu, ngareba iki? Ngamenye uko asa. Ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Murongo wa 4 ngabigenza gute? Ariko arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngamurebe kuko yaragiye kunyuraho. Uyu muri minsi ntabwo umuntu ndi gutekerezaho ari Zakayo, ariko mu bantu ufite amatsiko yo kuzaganira nabo na Zakayo arimo. Kandi ikintu ushaka kumubaza, ndashaka kumubaza abantu bamubwiye Yesu. Bega mu bintu nibaza cyane, nibaza umukoresha w'ikoro mukuru, umutunzi. Bega ni nko wafata komiseri mukuru, kandi noneho umutunzi. Ni iki cyazamuye amatsiko muri we yo kumva agize inyota yo kureba Yesu kwasa? Yego, urabyumva? Bega ikintu cyatumye uyu musiniya, uyu mukomiseri mukuru w'umutunzi ageze ubwo yumva ninde wamubwiye amakuru ya Yesu kugeza ku rwego uyu muntu yamubwiye neza mwakabyarama, kugeza ku rwego amutera inyota yo kuvuga ngo uwanyere kuko asa byonyine. Ariko ninde wabimubwiye kugeza ku rwego uyu muntu wibashye nk'uyu adatinya kwiruka mu bantu? Ninde wabimubwiye kugeza ku rwego umunyacyubahiro nk'uyu, ukomeye nk'uyu, adatinya kurira igiti mu bantu? Haleluya! Ninde uyu muntu? Bega Zakayo numva nkeneye kumubaza, Zakayo we, uyu ninde mwigishwa mwahuye? Ninde mwahuye avuga ubutumwa yamamaza Yesu ukumva ukeneye kumenya uwo Yesu bavuga kugeza ku rwego utita ku butunzi bwawe, ku cyubahiro n'agaciro sosiyete guhereza, ukavuga nkurikije uko Yesu bamumbwiye ndemera nurira igiti ariko mubone? Haleluya! Ngo Zakayo kuri uwo musozi yarazwi, yari umutunzi, yari umukoresha w'ikoro mukuru, ariko amenya ko Yesu aza kunyura aho hantu, aravuga ngo ndumva byibuze nshaka kumenya uko asa. Ntabwo yarabyumvise bwa mbere, yari yaramubwiweho. Kandi umuntu wamuhaye ubuhamya yamubwiye Yesu neza kugeza ku rwego inyota yo gushaka Yesu, inyota yo gushaka Yesu irenga ubutunzi bwa Zakayo, irenga icyubahiro cye, irenga agaciro afite. Aravuga ngo byose ndemera mbitakaze ariko nzamuke njye mu giti nanjye mwirebere uwo Yesu bambwiye. Ariko buse ninde dufite wabwira abantu mucuruzanya ko Yesu agira neza kandi nawe uri manyanga bakuza? Mbese ugira ngo abantu mucuruzanya bagiriye inyota yo kuzamuka mu giti ku bwa Yesu? Ari nde wamubwiye se? None se ugira ngo bamwe mukorana muri office, muri biro, bakuzi ubeshya, bakuzi nk'uko bakuzi ko bakubona ubyina mu rusenge bavuga ati kubyina barabizi? Ninde twabona wajya kubwira Zakayo akamubwira Yesu kugeza ku rwego Zakayo avuga ngo ndakora iki ngo nanjye mubone? Ninde twabona? Zakayo ngo yurira igiti, ngageze mu giti hejuru, ngo Yesu ngageze kuri cya giti amenya ko hari umuntu nka Zakayo wagiye mu giti. Haleluya! Haleluya! Amenya ko ari umuntu nka Zakayo wagiye mu giti, ngo maze ngo areba hejuru, aramubwira ati umva Zakayo, manuka, ntabwo uyu munsi ari ukumbona gusa ahubwo ndarari wawe. Yesu ashimwe cyane. Burya Yesu aza abantu bamushaka ahantu bari, abantu bafite inyota
abantu bababajwe no kureba uko Yesu asa. Ntabwo Zakayo ntabwo icyari kimuzamuye mu giti. Nagiye numva abantu bavuga ngo twasenze amasengesho turazamuka tujya mu giti hejuru, ariko nkumva icyari kibajyanye bamwe n'inzara, abandi n'ibibazo, abandi bagiye kumusaba ibiryo. Nta kibazo nk'iki Zakayo yari afite. We yashakaga kureba Yesu kwasa. Nagiye mbona abavuga ko bagiyeyo ari uko yabuze umuryango abamo. Ntabwo Zakayo yari abuze aha, nta bibazo by'imibereho yari afite. Zakayo yari yabwiwe Yesu w'umwami, w'umukiza, w'umurengezi, ubeshaho. Yabwiwe Yesu w'Imana yavuye mu ijuru iza mu isi. Aravuga ati ariko icyanyereka iyo Mana yatugendereye. Haleluya. Icyanyereka iyo Mana yatugendereye. Ntabwo yari arwaje umwana. Zakayo hano nta mwana yari arwaje. Icyo yari afitiye inyota ni ukureba Yesu kwasa. Torero, ibihamya birahari, ariko se turabihamisha ubuhe buhamya? Ibihamya byo birahari, ibyo Yesu yakoze birahari, ariko se urabihamisha ubuhe buhamya? Niyo mpamvu ibihamya dukwiye kubyongeraho ubuhamya kugira ngo bibone guhamya. Haleluya. Ibihamya iby'Imana yakoze dukwiye kubyongeraho ubuhamya kugira ngo bihinduke ibihamya Kristo. Iyo byahujwe ibihamya n'ubuhamya, Yesu aramamara, Yesu aramenyekana. Yesu ahamagara abantu bakaza baje gushaka wa wundi wakoze ibyo. Kubera iki? Kubera ko buriya ibihamya bitari mu buhamya n'abadayimoni babikora. Si byose ibihamya bitari mu buhamya n'abakonikoni. Ujya muri Egiputa urasanga barabikoze, ngo Mose yashize hasi inkoni ihinduka inzoka, ngo n'abakonikoni barabikora. Kubera iki? Ibihamya babikora, ariko ibihamya bifite ubuhamya bikorwa na Yesu gusa. Haleluya. Niyo mpamvu rero mu byo dukeneye kumenya si ibyo abantu bavuga gusa, ahubwo dukeneye kumenya n'uburyo b'abantu babayeho mu byo bavuga. Yesu ashimwe cyane. Zakayo ngaramanuka, amanutse ngo ajyana na Yesu we mu rugo. Ariko mu bindi bintu nakundiye Zakayo, shaka nuko dusengera abakore ba kino gihe. Zakayo Yesu yaramugendereye. Zakayo yatura neza, arihana, kuko ageje Yesu mu rugo. Yesu amubwiye ko agiye kuharara. Yatangiye kubona ibintu biri iwe mu rugo ari byo yibye. Aravuga ati Yesu ko yera. Niko ntekereza. Aravuga ati ubuse ari amashuka n'ibyo arararamo. Shasa ntebe ko nazibye araziharamo, arizicaraho. Arangije rero aravuga ati Yesu ngiye kumubwiza ukuri, abirye aharara abizi. Aravuga ati Yesu nuguje ko ari wanjye, burangiwe ndiba. Ntabwo aciye ku ruhande. Ati ngewe ndiba. Aravuga ati ariko guhera none nihannye, n'ikimenyimenyi umuntu ndambuye wese ngiye kumusubiza ibye, kandi sibyo byonyine ndabikubakane. Wumva ko ataba umukene, ariko uva ko yaribye cyane. Ariko Zakayo nubwo atari nshaka gutindaho, ndashaka kongera kubabwira ko dukeneye guhamya Yesu, ariko tukagira ubuhamya bwiyongera ku bihamya kugira ngo Yesu amenyekane. Yesu ashimwe cyane. Ariko ibyo nkuko twabivuze kugira ngo tubibone, dukeneye gusaba imbaraga z'Umwuka Wera, kuko nizo zizadushoboza, nizo zitubashisha guhamya Yesu neza, nizo zitumara ubwoba. Petero nusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, amaze kuzuza Umwuka Wera, wa wundi wihakanye Yesu nibwo yatangiye guhamya mu iteraniro ry'abantu bose, akavuga ngo wa Yesu mwishe mukamubamba.
ntabwo yaheze ikuzimu, yarazutse, ubu yarazamutse, ubu ari iburyo bwa data, kandi yahawe izina rikomeye, yabaye Imana bana Kristo, yabaye umwami, niwe wakoze ibi ngibi, yatwoherereje mwuka wera. Rero dukeneye izi mbaraga z'umwuka wera kugira ngo tugire ibihamya, tugire n'ubuhamya bwo gutangariza isi yose, maze ngo abantu babyumva hari icyo bazabona, bazaza kuri Yesu. Ikindi nuko abantu babyumva bizabamara umubabaro. Abantu bazumva ibyo Yesu yakoze, bazumva ibihamya by'ibyo Yesu yakoze. Nicyo ushaka gusorezaho, nuko niduhamya Yesu ibyo yakoze, nitubivuga, nitubibwira abandi, nitubiririmba, nitubiganira, ujye ubiganira, ujye ubivuga. Umuntu nagusura mu rugo wumve umubwira ibyo Yesu yakoze. Umuntu naza kuguhahira mu kabotika ucuruza aje gutwara umunyu, umupfunyikiremo umunyu ariko umushyiremo na Yesu ibyo yakoze. Haleluya. Naza gutwara amakara, muri ya makara umushyiremo n'ibyo Yesu yakoze, kubera ko numushyiramo ibyo Yesu yakoze yayacana muri wa mwotsi, akazamukamo ibihamya bikomeza kumubwira ngo humura. Yesu ashimwe cyane. Buriya yagusanga ucururiza inyanya, mu gihe uri gufunga za nyanya ukamushyiramo na Yesu, ukajya umwata ariko uzi uburyo Yesu yangiriye neza, ariko uzi uburyo Yesu bwari mwiza, ukamubwira amagambo y'ibya Yesu muri za nyanya, yaba ari kuziteka akajya wumva na Yesu aracyazamukamo, kuko Yesu arahumura. Haleluya. Yesu abasha kujya mu bintu byose. Yesu yabijyamo, hakeneye abantu babishyiramo Yesu kugira ngo ababitwara. Burya umuntu wamujyana kuri moto, ukagenda kuri ya moto mutwaye umushyiramo na Yesu, ukuhindura vitesi uhinduramo n'undi murongo. Ariko se wawukura he udasoma Bibiliya? Burya wamudodera umwenda uko yicaye imbere muganira, aho kumubwira bagiye bakwambura babarokore, ukamubwira ibyiza Yesu yakoze kandi birahari, ariko hari igihe yicara imbere yawe uri gusubiramo umwenda, aho kumubwira Yesu ukamubwira ati se ndawudoda, ugira ngo warunaka ni wahezani yanyambuye, none se wagira ngo agenda yagusigiye. Ariko wamubwira Yesu. Haleluya. Wamubwira Yesu, wabivuga, wavuga ineza ya Yesu. Mwareka ibiganiro byacu, ibikorwa byacu, ibyo tubamo, wahamagara abantu. Ariko uzi kubona abantu batanu bagusuye mu rugo bagataha nta cya Yesu bumvise iwawe, kandi bari ibiryo byawe, gusa ubwo babiriye iki? Ari Yesu wabiguhaye. Babiriye iki? Ari Yesu wabiguhaye. Ko byibuze Yesu arabiguhaye ngo ubihurizeho abantu, ngo bashyiremo na Yesu. Ariko uzi kubona wagize umugisha ugasabwa, wari umaze igihe ababyeyi basenga, abantu biyiriza, ko ari yiyiriza, ariko umunsi w'ubukwe bwawe akaba ari umunsi Yesu abura, akaba ari umunsi inama ziterana ngo zikwigeho kuko babuze ubuhamya mu bukwe bwawe. Mbega we, amasengesho yarabaye, baragiye ku musozi basenga ngo muzane Yesu, yamuzana. Yarazi ko uwo munsi ngugiye gutangaza ko Yesu agira neza, hakaburamo na Zaburi, akaba ari inama ziterana ngo mubanza umucisha ha ubuhamya bwabuze, mwongere mubisubiremo. Ariko ubukoko mwarika tugahamya Yesu. Muhaguruke dusenge. Yesu akugiriye neza, aguha akazi, aguha igishoro, aguha ibyo gukora, akugiriye neza, aguha urubyaro, ibyo yaguhaye byose wabisenye, aba ari byo aburamo ubuhamya. Koko uyu munsi Yesu arababaye kuko ibyo yagiriye neza abantu ngo bamuhamye abibuzemo ubuhamya. Uyu munsi ndakwinginga ngo ubwire Yesu ngo mbabarira, umpe kugira itangiro ryo kuguhamya. Mureke tube abantu bahamya Yesu, abantu batwumvemo Yesu, batubonemo Yesu. Nibyo bizatuma abantu batureba, batwumva, bakavuga ngo abangaba barasana Yesu. Mureke tugire umutima wo gushaka gusana Yesu. Muri mjye yavuze ngo ndashaka gusa nawe.
bavuga ngo wasengaga kenshi ntawe wegeza kumva uvuga urakaye, agiye gusoza bati nyamara sinsa nawe, n'abandi barabizi, erega burya n'abandi barabizi ko Yesu mudasa, ariko uyu munsi aravuga ngo nanjye ndakwingiza umpese nawe by'ukuri. Mbese uyu mugoroba twagira iyo nzara n'inyota yo gusaba ngo Yesu dusige ubwiza bwawe, Yesu dusige, siga amatwi yacu yumve wowe, iminwa yacu ivuge wowe, ibiganza byawe bibonekemo wowe, ubuzima bwacu, imibereho yacu yamamaze wowe, ivuge wowe. Ngibyo bizatuma n'abanyamibabaro bishima. Nikavuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka, ntabwo ari akanya gato. Ngo Uwiteka ni umutima wanjye nzirata, ngo abanyamibabaro babyumve bishime, ngo maze mufatane nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Abantu nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Ngo bamurebye bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Ngo umunyamibabaro yaratatse Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Ngo marayika w'Uwiteka ajya bambisha amahema yo gugota bamwubaha, ngakabakiza. Ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubaha Uwiteka mwabera bemwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Aravanga imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Katumukomera amashyi tumushimire. Tugiye gusenga, tugiye gusaba Mwuka Wera abe mu buzima bwacu, adushoboze guhamya Yesu, adushoboze kumuvuga. Burya umukobwa yabishobora, umusore yabishobora, umumama yabishobora, umupapa yabishobora. Ikibazo nuko ibyiza Yesu yakugiriye byose, haravuze ngo ibyiza yankoreye ndabimwitura iki? Yakoze byinshi kandi byose yabikoze yashakaga kugenda umuvuga kugira neza kwe. Ngo amaze gukiza umuntu wawutewe n'abadayimoni, yaramubwiye ngo yagenda genda uvuge ngo iby'Imana yakugiriye byose, uvuge imbabazi yakugiriye. Ngo maze nawe ngarasohoka ngagenda ngarabyamamaza. Ndahamagarira abanyetorero, nimuve mu bindi muhugiyemo, mwamamaze muvuge kugira neza kwa Yesu. Abarwayi bazakira, abananiwe bazabona imbaraga, abaguye bazabyuka, abakene Yesu azabatungisha. Va mu biganiro bivuga abandi, uvuge Yesu. Va mu bindi, vuga Yesu. Uwo munwa wawe uvugishe Yesu, abakugana babwire Yesu. Nubabwira Yesu ngo abantu bazamenya kubana nawe. Yesu turagushimiye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe. Ibyo wakoze ni byinshi, imirimo wakoze ni myinshi. Iki gitaramo nicyo kwamamaza kugira neza. Hari ibyo wakoze, ibihamya birahari, ariko twongeye gusaba ububyutse, izi mbaraga z'Umwuka Wera zatuma abantu bavuga wowe mu biganiro, abantu bicaye, abantu bari mu nama, abantu bagenda, abantu bakora, abantu bakakugaragaza, abantu bakumva baharaniye kubona uburyo bwose bakoresha ngo abantu bakuvuge, ngo abantu bakumenye. Mwami Yesu Kristo, Mwami Yesu Kristo, turasengera itorero, turasengera abaririmbyi, abavuga butumwa, abanyamasengesho, abashumba, turasengera abamenye izina ryawe, kuko uhamagarira umuntu wese ngo naguhamye, nakumenyekanishe. Ariko se abantu bakumenyekanisha gute kandi ibiganza byabo byanduye, iminwa yabo yanduye, ibikorwa byabo ari ugukoza soni? Turasenga ngo uzane kwera, uzane kwezwa, kuko ibyo twavuga bitandukanye n'ubuzima bwacu. Ntabwo wamenyekana, ntabwo abantu baza kugushaka. Dusengeye abaguye bari mu rusengero, dusengeye abananiwe bari mu rusengero, dusengeye abagiye. Mwami Yesu Kristo, imbaraga z'Umwuka Wera, zimwe zikiza imitima, zimwe zikura abantu mu byaha, nizimanukira itorero kugira ngo abanyabyaha bakire, bakizwe, kandi tukwakire bundi bushya. Yesu tugushimiye ibyo wakoze, tugushimiye ibyo wakoze. Imitima yacu ibizi neza, imitima yacu ibizi neza ko wakoze ibikomeye, ibizi neza ko wadukirije turwaye. Turi gusoza umwaka wa 2022,
imitima yacu bizi neza ko wabanye natwe, ko wagendanye natwe mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'ibyorezo, mu gihe cy'amakuba, mu gihe twabonaga nta murengezi, mu gihe twabonaga nta mutabazi, mu gihe twabonaga nta nzira. Imitima yacu bizi neza hari ibyo wakoze bikomeye, hari ibyo wakoze bikomeye, hari ibyo wakoze bikomeye, hari ibyo wakoze bikomeye. Ibyo biduteye kukurambura amaboko Kristo, biduteye kukurambura amaboko y'umugoroba. Ibyo wakoze ni byinshi, ibyo wakoze ni byinshi. Ibihamya birahari, 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 birahari ibyo wakoze. Turabigushimiye. Ariko iki gitaramo twongeye kugusaba imbaraga zo guhamya kugira neza kwawe, zo guhamya imirimo yawe. O Yesu Kristo, ibyo tubisabiye buri muntu wese wabaye aha ngaha, ni mu izina rya Yesu tubisabye urakoze. Amen, amen, amen.